Bihore! Karame mabuja. Mabuja none ukuje kare none. Ni karibu nuko. Ni karibu. Mabuja. Karibu. Ase ururuko n'urwanjye n'urwawe. Sinabuja. Kazi nari ngarangije ndimo ndareba. Wakarangije rero ukuntu muri salo hasi wakarangije kugaramya urimo urareba amata. Sinabuja. Ase bihwe. Ndaguhemba cyangwa urampe. Sinabuja. Kese ntabwo yafasha koko. Kese n'umukozi muri uru rugo. Sinabuja abakozi tujye dukora twenyine. Nicyo cyakuvanye iwanyu kikuzana hano. Nta n'isoni ngo kese we. Reba ukuntu hano hantu hasa. Usize isanga. Nyine turabona bitameze neza dore nayo. Mabuja wabaye wicaye se tukaba tukaba. Nyine zisanga isanga. Satani. Mwirukane none hanga uzana bashaka akazi muri Kigali ukuntu bangana. Wabinkora ko kubusero. Ntabigukora se ubundi umaze iki? Wogeje ibyombo ubu ni watetse inzu ukuntu isa burije inzu isa gutya Mabuja nakorupye n'ukuri pe wakorupye nawe kajagari gahari nisi Mabuja uko reba hano ibintu byose birajagara Mabuja dore nabikoze rwose wabaye uke tukaba tuganira se Mabuja bawicaye andi makuru se Mabuja ni meza urakomeye ako narumye wangiza reguka nisekeshwa Kesi sarihe? Kesi yahoze mu gitondo namuhaye n'umushyushyo yawanze. Ase umuntu dino nagacywa muri urugo nzabimenye. Kadino uva hanga ukigenda. Nabagahita agenda. Ubwo mufite ibyo mupfa nejo bundi waranje umbwira ibuntu bw'ubugambo kubera mwaye mufitanye beef. Yamabuja naye n'ukuri kw'Imana pe. Ihongeye kukwirukana. Mabuja ukurashaka usubira. Giye kukwirukana usubire rusi. Ngiye guhinga umuceri. Nushaka uzajye guhinga amateke. Sheri umeze gute? Meze neza. Shana ari ngukumbuye nakwakira akantu ukunda ndakaza akantu ukunda, sibyo? Ere gusigaye uzi. Sibyo nkunda. Ahubwo reka ngweke sonde bari. Nakoze. Ndeba. Wewe urasiganya Kesi. Kesi ajya byuka abafite byinshi byo gukora bitamureba nagiye kugushaka rega Kesi. Mabuja none reka ngwere tugabanya imirimo ngiye nk'umurope no Kesi ateka. None se nagushatse Kesi impuzana ngo umukozi hano. Kesi ntabwo ari mu rugo. Kesi Mabuja uri umwana wanjye ntabwo ari umukozi. Afatanye se Mabuja imirimo yose ngaho afite gahunda bari mariga afite ibintu byinshi byo kwitaho. Nakuzanye ari uko nyebeye ko ari umukobwa w'inkuru. Ntabwo bizi byabaye mu gitondo. Nzi gukubita se nzikora dore nayo ndimo nirira umushyushyu abageze gutya barampamagaza Kesi se Kesi kuri telefone se oya mu rugo noneho arangije ubu ugiye kumbeshya kugira ngo ibifuti byawe byibagire reka nzi gukubite neza Kesi yasanze ndimo nirira umushyushyu arangije arambwira ngo se ngo ko ndi kurya njyenyine
se nyine wowe urabyuka ukarya umwana ari mu nzu ntabwo yariye two wigeze nyine ko byagenze arangije ngiye kubona mbona kesi ndimo nirira ibiryo arangije ngo nimukure ibiryo ngo iruhande ngo birimo biramunukira mabuja urumva nta kantu wumvamo abatekereza mana yanjye se uri umufilozofe karimo agati se ese ubwo wari uri kurya ya migage yawe niyo se bitamunukira imigage se umuntu agira gute ngigira hirya nyine ubwo ni bya biryo byawe uba umaze iminsi warabitse waratindikiye ubwo byanuka karimo ni ukuri agati nyine akabebe amakuru ufite karimo ako beho umwiriye tani ese mabuja jewe mama wanjye ubushize nakubwiye ko ngiye kugushyiraho manero ndabona utari seri nyamara uzabyibonera ndabona utari seri ubundi aragira gutya ndaba ndi guhata karoti ndima kuri ka karoti njye naba ntetse igikoma ngo nacyo kiri kumunukira asubu ibyo bintu ibyo ni ibiki mabuja nyamara nushaka kubigenzura urebe igikoma kiramunukira ngo kiramunukira amara karimo mbivuga igikoma kese kiramunukira ibiryo ibiryo mu gitondo byamunukira ngaho wazagenzuye ukareba mabuja zagenzuye ubu nari mbizi ni ibinyoma byawe nari mbizi guteranya ubugambo none afite uzi ukuntu nsanze ameze yagaramye afite telekomande arimo inzu ijagaraye gutyo uyireba uzi ukuntu ambwiye ngo mujye mugabanya imirimo mujye ukoroka nibyo ujye ukoroka niwe ko njye nakorotse none myanga wese imirimo izajya mbari nese bafite byinshi byo kwita use najya koza ibyombo najya gukora urabizi ko ufite byinshi byo gukora nyine mabuja ngaho mubaze niyo ariko mu gihe utagiye ku ishuri mabuja mu gihe uri mu rugo ugomba kubikora mabuja uzi ko nagira ubunebwe bibaye mabuja ngaho mubaze bya bindi mubwiye mubaze arambwiye bambaye ubumenyi uzi ukuntu usabwiye have buretse dino ngo nagakiba muri uru rugo dino yagiye ariko nimugoroba cyarawe mubaze na bya bindi mubwiye biki se mubwiye aha uko wowe ngusiga ngo yagwaye imigage mu gitondo ngira kuntu ndetse nyine mama we warije imigage injye ko nayireba bayiki nabaye iki uzi ko bimenyere usanzwe birya ndagira iryo migage yego ahubwo nawe umunsi umaze uyu muntu umva se uyu mukobwa wawe aratwite shona ni ngukumbuye ni ngukumbuye kwabaye myiza cyane twari tunakumburanye rero arashize igihe kinini akusha nzanye ahantu heza ahantu heza nkawe ese uri mwiza yego nakunze cyane nazo ni mwiza nakwezi amakuru ya kesisi we kesisi babiri aho ngaho ntago nanjye mba nyazi ntago mpameze ntukajya unabimbwira ibyo rero ntabwo ndamaze ejo nagiye kumusura nyine ari kumbwira ukuntu nyine mbena ko twabimukwe nibyo ko yakubwiye ntabyo ntabyo nzi tu nyine yabikubwiye nyine nk'inshuti yiwe nyine muri kuganira ako nta bintu birenze ntabyo ibyo byo gahunda y'ubukwe nayo nayo nese ko kurabura ndagukunda kandi cyane cyane nishimye maze ariko sha nabimenye indese azanye sawa se kesimani ni ukuri mba mfite ubwoba bwa kesipe sha nyine yari inshuti yanjye none urareba ukuntu tuba turi kumwe ngayibaze nk'ubu rero aramutse ambonye ndi kumwe nawe mbese kesi umutenyerye reka nyine nasanze muri inshuti nawe birangira nkunze wowe nkunda ntabwo ari kesi nkunda basi mfiteho iyi ntego niyo nkunda reka mufiteho cyangwa nanjye uzankunda kuriya kwa kesi nubona undi uhita undeka nyine usanzwe ukora oya we tuzabana tuzabana utaribonye no kunyerekana mu buryo wayo nyine
ujya kwerekana umuntu mwarapanze ko muzabana. Okay, bizagenda biza nareba. Jewe kuko ngiye mushiki wanjye si dogiteri umuntu ntabwo yarebesha ijisho akareba ko umuntu atwite igikoma kiramunukira ibiryo nk'uyu mu gitondo niko ubutoze wamunukira ibirenge igikoma cyanuki uri nitire kajisho urakushaka cyose ngiye panga ikina abwire kesine biwe uno bwabwe biri mu binkura karimo mumberekana ubwo karimo ahubwo mama kongera mubaza ubundi mubaze umva nabujanye kambivuge yewe n'umuceri hasi sibyo ndivuge nawe ahari abyumva ngiye nayo ndimo ndarya mu gitondo iriya migajya aho ibiryo urya bihoye ntabwo urya mubwiye ngo ibyo kurya ubimene ugabifata arije mama arije abigisha uri kumva ngaho mbeshere twudusatsi udusatsi ko byaryaga ari zo mwagiye mbabarira ndanirwa mu kazi ninza namwe mu ntero stress nyamara urabizi njye babure nyamara ugenzura icyo kintu nyamara karimo genzura se mama genzura ibyo ngibyo usanga ibyo ngibyo ni ibicuri wowe wagira ukaguhakana ibintu uri ko icyo ugira ubusutwa umuntu w'umugabo ungana ntagira ubusutwa ubaze kurenga ahangaha agakomeza akaryama abyuka isata uzugira ngo ajye mba ndi muri mashini mba ndi kwiga umwana ari kwiga ziravuna ubwo wasanga biha hajya ndunguruka ajya aza guhengereza mu cyumba ngo arebe ibintu ndimo ese uburyo ujya mu cyumba ntukinze kiba gikinze mama ahubwo bihewe none se yareba imyenge ngo nanjye nyine nkabyibaza ukuntu nahise menya iteko mba nkiryamye nta bindi bintu mba ndi nyamara uzabona ibintu bijya kubakorera tugabanya imirimo none nimba agabanya imirimo ko kese ajya ku ishuri nanjye zamufasha kwiga nize kwiga ese ntabwo usobanura nkagukorera ino mibare weho ntabwo yiga imibare yiga biyoroji cyangwa isitwara mwazagiye gukina komera amakazi kagenzi uteye ku butambwira uze nakubwira n'induru mba naje nsanga muri urugo wagira ngo uzi ko wagira ngo ni mwe mba nyir'urugo ase mumbwire bihwe iyo ntari hano biba bimeze gute biba aba yambangamiye mu bigaragara muba mwabivuganyeho uramubangamira uyu nawe ngo uyu mukobwa ndikubwiye ukunda kesi nzamugushyingire igisenge cyangwa ntamenya mukunda umuntu narakiri kuvanga uzamunkingire ntabwo namwemerera umuntu ahubwo singira kwemera bateye inda yesu namwemera gute ahubwo uzabibona ziba aho ngaho kajya guceceka aho ngaho ndi wantenda waramubonye we aho njyewe tuba turi kumwe we wazahite mu magabura uguze ibintu utakora ukumva akantu nk'aka ngaka kakansuzuga mama nonsuzuga uyu mukobwa wawe uzisikira wowe amezi abiri niba itagaragaye urankubita umubitire wewe ahubwo se wavuga ko yakwica njye nsigaye mvuga nawe ukavuga yemba ndi kuvuga ukuri ntukumve kandi umukobwa wawe aratwite inda ni imvutsi ntabwo ujya kuzana amazi yo kunywa amazi yo kunywa yashizemo amazi ngo hadatetse se mwese sho ndi wanyegereye tukavugana twegeranye tera aho ngaho meze ute se shando ndimo ndagenda mbona ubwiza uri kugenda unyegera nese hari ikintu nshaka kubaza mbona umbwire nk'ikintu cyatumye nkunda byihuse ariko bwa mbere twari duhuye kumva ugahita ureka kesi vuba vuba biroroshye byiza
umusatsi urusha ubwiza cyane so ibona kandi ubwo nayo mbere mu urambwira ko ari mwiza oya unateye neza siryo none se akandi kantu ushaka kubaza nyine kugira ngo dukundane tunaziranye umuntu ufite amafaranga menshi ukora iki